Hey, ubu buzima bwo kwiga mu Rwanda 40k ku kwezi ariko dreams ni miliyoni. Yeah, mu gitondo nkiri muzima ariko umutima uremereye. Agenda ya mu gitondo nayisa niyanteye lecture samo yari kindirimo bose subiza ndoke kandi nene ndakugwa hasi rwose. Momo yavuze ngo insufficient balance, landlord nawe ahamagati wowe wishuja ari chance. Kopi imwe na pen ibyo bisigamisa koshi ariko future yanjye nyirwaniranye intwari iri ku rugamba rw'ijoro. Ababyeyi batihangane mwana wanje nabi wabi ibintu ntibimeze neza pe. 40 kuyigabanyemo transport na lunch ukibaza aho amafaranga ashirere every month. Utari wabaho gutya ni wamenya pen. Guhamagara inshuti zose ngo bro mfasha again bakwimukigira nkuseka ngo ni fresh nijoro ukanywa amazi gusa ugasinzira stress. 40k niyo budget y'ubuzima bwacu everyday. Twiga dufite inzozi nini cyane ariko pocket ziri mu muyaga gusa ye. 40k ntabwo byoroshe muri ibi bihe. Iyo nawe ubonye wo kugukoresha amazi ukanyuka ryama wicecekere. Assignment nyinshi ariko laptop yarapfuye. Wifi yo muri hostel nayo kenshi bayapfuye. Group work bose bavuga restaurant nziza nge nkiri kubara amafaranga ya breakfast yabundi kabisiza. Shoes arashaje ariko ugakomeza style. Shoes arashaje ariko ugakomeza style. Ukifoza ukerekana smile. Instagram ikabona umeze neza ntibamenye ko stress iri kukurya bucece. Sometimes ukumbura no gusohokana ariko na cash yo gutega moto cyangwa no kurya. Friends bagatumira ngo twese turaza ukabesha uti mfite ibintu byinshi byo gukora ariko ntabwo tuzicara hasi n'ubuzima ho budusunitse hasi. Hari umunsi dreams ava mu reality, iyi struggle izahinduka testimony. 40k abanyeshuri benshi niko babaye. Baraseka kumanywa nijoro bari kurwana agahinda kenshi. 40k niyo life twisanze turimo today ariko turakomeza kuko tuzi neza ejo hacu azaba heza someday. Niba utarabaye student ubayeho gucya ntuzamenye uburyo amazi aryoshya nijoro. Iyo wallet irimo zero ariko umutima ugakomeza kuvuga uti ntuzacika intege.